umwaduko w'abazungu, abanyarwanda bari bafite igihugu gikomeye, bari bafite ubuyobozi buhamye, bemeraga Imana imwe, ndetse bafataga umwami nk'umuntu ugomba kubakemurira ibibazo kandi akabafasha no kugera ku Mana. Ndabashimye, nitwa Pastor Iradukunda, tugiye kugaruka ku mateka y'Abanyarwanda n'imibereho yabo. Ndakomeza gukora subscribe ndetse no kusharinga kugira ngo bigere no ku bandi. Amateka y'Abanyarwanda mbere y'umwaduko w'abazungu agaragaza ko u Rwanda cyari igihugu gifite imiyoborere ihamye, umuco ukomeye, n'imibereho myiza y'abaturage yari bishingiye ku ndangagaciro z'ubumwe, ubufatanye, ubwitange ndetse no kubana neza. Nubwo muri iki gihe hari byinshi byahindutse kubera ubukoloni n'iterambere ry'isi, Abanyarwanda bo hambere bari bafite uburyo bwabo bwihariye bwo kubaho. Hari ukuyobora igihugu, kurera abana, gukemura amakimbirane no kubungabunga umuco. U Rwanda cyari igihugu cyari kimaze ibinyejana byinshi kibayeho nk'ubwami. Cyari gifite umwami, abatware, abaturage bakoranaga kugira ngo bubake igihugu. Reka tugaruke gato ku nkomoko y'Abanyarwanda. Amateka y'Abanyarwanda agaragaza ko bari batuye ku butaka bwabo kuva kera kugeza ubu. Bari bagizwe n'amatsinda atandukanye yagiye ahuriramo hamwe n'abandi bantu ndetse b'Abanyarwanda mu mibereho yabo ya buri munsi. Abantu bose bavuga mu rurimi rumwe rw'Ikinyarwanda, bari basangiye umuco umwe kandi bakayoborwa n'umwami umwe. Nubwo habayeho ibyiciro by'imibereho byitwaga Abahutu, Abatutsi n'Abatwa, bose bari Abanyarwanda kandi bari bahuriye ku muco, ku gihugu no ku buyobozi bumwe. Abatwa nibo bavuga ko babanje gutura mu mashyamba y'u Rwanda. Babayeho barya inyamaswa ndetse babumba inkono. Nyuma haje abandi baturage bakora ubuhinzi n'ubworozi. Uko imyaka yagiye ishira, habayeho kuvanga imiryango no gusangira umuco nyarwanda. Reka tugaruke ku miterere y'igihugu y'u Rwanda. Mbere y'umwaduko w'abazungu, u Rwanda cyari igihugu gifite imbibi zizwi kandi cyubuwe n'abami bakurikiranye. Iyo cyari kigabanyijemo n'uturere twinshi twayoborwaga n'abatware bahanahana amakuru ndetse bahagarariye n'umwami. U Rwanda bari ruzi n'igihugu cy'imisozi igihumbi kubera imiterere yarwo igizwe n'imisozi ndetse n'ibibaya. Abaturage bari batuye ku misozi aho bahwaga ndetse bahubakaga amazu yabo, bakoreshaga ibiti, ibyatsi n'ibyondo. Inzu zubakwaga mu buryo bwihariye kandi bigaragaza umuco nyarwanda. Abaturage babanaga neza, bagafashanya mu mirimo itandukanye kandi bakubahana. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwari bushingiye ku mwami, yari umuyobozi mukuru w'igihugu, akaba yarafatwaga nk'umurinzi w'abaturage, akaba n'umuhuza hagati y'abaturage n'Imana. Yari afite inshingano zo kurinda igihugu, gutanga ubutabera no gukemura ibibazo by'abaturage. Mu buyobozi bw'igihugu, umwami niwe wari mukuru, yafashwaga n'umutware w'ingabo, umutware w'ubutaka ndetse n'abatware b'umukenke. Aba batware bakurikiranaga imibereho y'abaturage, bagakusanya amakuru kandi bagashyira mu bikorwa amabwiriza y'umwami. Abami batandukanye bagera mu 100, Ruganzu Ndori, Mutasi w'Umugeshi, Yuhi Musinga na Kigeli wa kane Rwabugiri. Aba nibo bagize uruhare rukomeye mu kwagura no gukomeza ubwami bw'igihugu cy'u Rwanda. By'umwihariko Kigeli wa kane Rwabugiri azwiho gukomeza
kwagura imbibi z'igihugu mbere y'uko abakoloni bagera mu Rwanda. Nanone ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda bw'Abanyarwanda bwari bushingiye cyane cyane ku buhinzi n'ubworozi. Abaturage benshi bahingaga imyaka itandukanye irimo amasaka, uburo, ibishyimbo, amashaza, ibijumba n'ibitoki. Ubuhinzi bwafashaga abantu kubona ibyo kurya ndetse no kugurana n'abandi. Ubworozi bwari ingenzi cyane cyane nk'inka. Inka yari ikimenyetso cy'ubukire, icyubahiro n'ubushobozi bw'umuntu. Umuntu wari ufite inka nyinshi yafatwaga nk'umukire kandi akubaha mu bandi. Inka zakoreshwaga mu gutanga amata, inyama, ndetse zigakoreshwa no mu mihango itandukanye ndetse n'umubano hagati y'imiryango. Habayeho kandi n'ubucuruzi bwo guhanahana ibicuruzwa. Abantu bahanahanaga imyaka, amata, inkono, ubuki n'ibindi bicuruzwa. Kubera ko iki gihe nta mafaranga yari ahari, ubucuruzi bwashingiraga mu guhahirana ibintu ndetse bagenda bahanahana bakagurana. Uburezi uko bwari buhagaze hataraza amashuri ya kizungu, Abanyarwanda bari bafite uburyo bwabo bwo kwigisha abana. Uburezi bwatangiraga mu ngo, aho abana bigishwaga n'ababyeyi ndetse n'abakuru b'umuryango. Abahungu bigishwaga kuragira, guhinga, kurwana no kurinda igihugu, naho abakobwa bakigishwa imirimo yo mu rugo, kubaha, guteka no kwita ku muryango. Bose bahuriraga mu kwigishwa indangagaciro zirimo kubaha abakuru, gukunda umurimo, kuvugisha ukuri no gukunda igihugu. Uburezi bwifashishwaga imigani migufi, ibisakuzo, imivugo, amateka n'indirimbo. Ubu buryo bwafashaga abana gukura bafite imyitwarire myiza n'ubumenyi bwo kubana n'abandi. Abanyarwanda bari bafite umuco utandukanye kandi ukungahaye wabafashaga kubana neza no gusigasira amateka yabo. Imihango itandukanye yakorwaga mu buzima bwa buri munsi, harimo ubukwe, kwita izina, gutaha urugo no kwakira abashyitsi. Indirimbo n'imbyino nabyo byagize uruhare rukomeye mu mibereho yabo. Imbyino z'intore zari zizwi cyane kandi zakoreshwaga mu birori bikomeye nko kwakira abanyacyubahiro. Habagaho kandi imivugo yashimagizaga ubutware bw'intwari n'ibikorwa byiza byarangaga igihugu. Abanyarwanda bakundaga gusabana no gufashanya. Imico y'ubudehe, umuganda no gutabarana, ibi byari inkingi z'ubumwe bw'abaturage. Iyo umuntu yagiraga ikibazo nk'inzara, uburwayi cyangwa se ibyago, abaturage baturanye barafashanyaga kugeza yongeye kuzahuka akamera neza. Mbere abamisiyoneri, Abanyarwanda bemeraga ko bafite Imana imwe yitwaga Imana y'u Rwanda. Bemeraga ko ariyo yaremye isi. Ibi ngibi babyizeraga mbere y'uko abamisiyoneri bagera mu Rwanda. Iyo habaga amapfa cyangwa se ibindi bibazo bikomeye, abaturage basengaga Imana bayisaba ubufasha. Hari kandi imyemerere ijyanye no kubaha abakurambere. Abantu bamwe bakoraga imihango yo gutekereza abazimu cyangwa se bikifashishwa uburaguzi kugira ngo bamenye impamvu z'ibibazo byabaye
bitandukanye, Imana yari ifite umwanya ukomeye mu mibereho y'Abanyarwanda, kandi abenshi bayifataga nk'isoko y'ubuzima n'umutekano y'Abanyarwanda. U Rwanda hari igihugu cyari gifite ingabo zikomeye zasimwe kuri iki gihugu. Abasore batozwaga ubutwari kuva bakiri bato kugeza bashatse, barindaga igihugu igihe cyose bibaye ngombwa. Ingabo zafashaga mu kurinda imbibi z'igihugu no kurwanya ibitero by'abaturage bashoboraga gushaka ndetse no kwangiza umutekano w'u Rwanda. Intwari zagaragazaga ubutwari ku rugamba zahabwaga icyubahiro gikomeye, kandi ibikorwa byazo bikaririmbwa mu ndirimbo n'ibivugo. Iki gihe batangaga ibihembo bitandukanye, harimo umutore, gucana uruti ndetse n'umudende. Abanyarwanda bari bafite uburyo bwabo bwo gukemura amakimbirane ndetse n'ibibazo byinshi. Abakuru nibo bafashaga imiryango gukemura, cyangwa se byaba ngombwa bakitabazwa n'abatware. Iyo ikibazo cyabaga gikomeye hagezwaga ku mwami. Intego nyamukuru yari gushaka ukuri no kunga abantu hagati yabo. Hari ukubabarirana, ubwiyunge n'ubutabera. Ibi nabyo byabafashaga kubaka indangagaciro zikomeye zatumaga abaturage babana mu mahoro. Mbere y'umwaduko w'abazungu ndetse n'abamisiyoneri, Abanyarwanda bari bafite igihugu gikomeye gifite ubuyobozi buboneye. Ubukungu bwari bushingiye ku buhinzi n'ubworozi. Igihugu gifite indangagaciro n'imico zifashishwaga mu baturage, harimo kubana neza. Bari bafite uburyo bwabo bwo kurera abana, gukemura amakimbirane, hari ukurinda igihugu no kubungabunga umuco. Nubwo abakoloni bazanye impinduka nyinshi, amateka y'Abanyarwanda bo hambere agaragaza ko bari abaturage bafite gahunda. Ubuyobozi n'umuco byifashishaga mu kubaka igihugu cyabo no guteza imbere imyitwarire ndetse no kuzamura umusingi w'igihugu w'iki gihe. Iki ni igice cya mbere ku mateka y'u Rwanda. Ndagushimira ko ukomeje